Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narashimwe kandi asinzwe Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro, imigisha, ibisingizo bisakare ku mwarimu wacu, mukunzi wacu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twihuse cyane umuvandimwe yarambajije ngo nimurangire umugore mwiza nashaka kanyura kandi akabatangura, umugore utazamombya, umugore utazansaka ko dusohokana, umugore utazifuza ibyo ntafite, uzihangana ubuzima mbayemo. Tiza no kumuntu wambajije icyo kibazo ari umusilamu kanari nyimusubize gutya: umugore w'umusilamu atandukanye n'abakeza ba Mutoni ndetse n'aba Diane tubona hano hanze. Umugore w'umusilamu ntazigera akubwira ngo navutse ku itariki 5 z'ukwa mbere cyangwa kunkorera anniversaire. Ntago twizihiza bidi, nta mugore w'umusilamu uzihiza bidi, no. Umugore w'umusilamu ntago ajya yizihiza Saint Valentin, ewe na za Christmas ntajya azizihiza. We mushakira hafi bamwigishe Qur'ani, bamwigishe ubumenyi mu dini, umuhicyo agombwa kuba abona nk'umugore. Nimba akoreye 1000, yego simubwiye ngo yamuhe yose, kubera ko biragoye ko umugabo umuha umugore yose, ariko nimba akoreye 1000 muhe 700, sigana amafaranga 300 twatangana n'aya mayinite kugira ngo ejo nzabone ukuntu nshakira ahandi. We nta mugore w'umusilamu uzasanga muri ibyo ntuvuze, Christmas, bidi ndetse na Saint Valentin ndetse n'ibindi birori bijye bitandukanye. Umuntu yambajije uti ese ni ikihe kintu ubona kiri gusubiza isi inyuma cyane? Twihuse cyane, ikintu ubona kiri gusubiza isi inyuma cyane ni ukwirengagiza Abayisilamu. Ugasanga abantu barirengagiza uko bariho, aho bageze ntibashaka yuko bari gushaka gukora ibibi kurushaho. Nabonye umuntu uvuga ati ngewe ndakubwiza ukuri ko ntemera Imana, no kugira ngo menye ko ntemera Imana nanjye umuntu namurema. Uyu ni umuntu namwe murabibona hanze, yavuze ati ngewe sinemera Imana, no kugira ngo menye ko ntemera Imana nanjye umuntu namurema. Babaje turugero, yazagenda afata ibyuma aravanga akora irobo, maze uko irobo aravata nzazanyisharija umuriro n'ubura kiri kubitasi ndishaka gipfe, ejo nzogeza icumukore pese nisaza dukorera ishanje. Abayisilamu, ese birakwiriye koko umuntu agira shanje? Birakwiriye yuko umuntu aguranwa urugingo rw'icyuma? Uri umusilamu muzima uremera yuko koko nawe nta Mana ibaho? Yavuze ati kiriya cyuma nkoze kizakora imirimo umuntu yagakoraga ndetse kinamurusha imbaraga, kizabyarira nibiba ngombwa nzashyiramo imbaraga kibe cyabyara. Murabibona hano umuntu agisigaye yenda intanga bakazikamura, sinzi mu bwo agenda bakazikamura bakazishyira muri laboratoire, bamara kuzishyira muri laboratoire bakavangavanga, bamara kuvangavanga akavamo umwana. Ariko se uwo mwana yitwa wande? Igitekerezo kabiri, niravutse kuri mama na data, nawe nimba utari imashini navuze kuri so na nyoko, ariko se buriya mwana uvukira we yitwa uwande? Abayisilamu, ntabwo mugira gutekereza kabiri ngo murenge ingaruka ziraho inyuma yabyo. Ngo kizabyarira biragomba kizanampa ibyishimo, nkore sex na ibaze kuba njye nawe, ibaze ko narimwe guhura nawe. Yewe uru rugingo rwani bati akugira ngo mpure nawe kajya kuryamana n'imashini uriya muntu yakoze. Cyamfa no kurangiza, ariko se uzi ibyo uri kurangirizamo? Ibyo byishimo zaho uri kubishyira?
ntago nciye intege ababikora, ariko muri bahise kutwerekeza abavandimwe ngo Pawulo twifashishije Bibiliya gatonya yaravuze ngo mu minsi y'imperuka ngo hazaba hari ibihe rushya. Then ubwo n'abarokore ndagira ngo mbabwire yuko buriya namwe mwakwiye ko mubibona, abantu ntitugishaka gukora, turashaka yuko uwakoze tumurya ibyo yakoreye. Abavandimwe ba Isilamu, ese birakwiye umuntu yakugirira neza yishimye bati reka ntari ijuru, ariko ukamuhemukira bigatuma agutekerezaho cyane kujya aho ari we ugiye gukora tawuba, ari we ugiye kwicuza imbere ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Abavandimwe namwe mu gihe wishimiye izi nyigisho cyangwa se ikiganiro ndende ko nyite, siga subscribe kuri uyu murongo w'umutuku uri munsi, gana ibumoso bwawe ukore like, then tera commentaire, mbwira ikintu ushaka ko mvugaho, zaza nyivuga utaha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.